Muraho neza abakunzi bacu, nongeye mbaha ikaze. Ku bamaze kwibona murabona ko ahangaha ndi muri Excel. So video y'uyu munsi ngiye kubigisha uburyo wakoresha Excel. Noneho muri iyi video ndagira ngo nze kubigisha uburyo wakora igiteranyo cy'imibare, mbereke n'uburyo wakora average cyangwa se mean. Rero kaze dutangire neza. Mu gutangira ndaza kwifashisha imibare igiye itandukanye. Kanze duhere wenda nk'ahangaha, kanze andike 3. Noneho kamite nkwigisha n'akandi kantu. Urabona ko ukurikije uko turi kugenda turi kubyandika gutyo, urabona ko iyi ni 1, iyi ni 2, iyi ni 3. Noneho ushaka nko kwandika ugakomeza ukagera wenda nko kuri 14 hano, ariko urabona ko kugenda ubyiyandikira byakugora. Icyo ukora wowe uraza uhereza nka sinyare cyangwa se uhereza nka computer yawe ko ari byo washaka. Urabona hano uburyo natangiye ndi kwandika 1, 2, 3, wenda hano ukizeho na 4 ahangaha gutya. Computer iba yamaze kumva neza order uri kubishyiraho. Noneho icyo ukora uraza ugakanda ahangaha gutya, sibyo? Noneho nturekure, ugakomeza ugakanda, ubwo ndavuga kuri cursor yawe. Noneho ugakomeza ukamanura ugeze hano kuri 4. Noneho iyo ugeze kuri 4 urekura, ugahita urekura gutya. Noneho ugahita uza hano kuri kano kantu ku ruhande akangaka ukagakandaho. Noneho ukamanuka wenda ukageza hano wenda kuri 10 cyangwa ukageza kuri 14 bitewe naho wifuza. Nugera hano utongera ukarekura. Iyo urekuye gutyo urabona ko imibare yuzamo, urabona kuva kuri 1 kugeza kuri 14. Noneho ubwo akaba wenda nakandi kantu nongeyemo kuko ndatekereza ko nako gashobora kugufasha. Noneho reka nze aba ari nayo mibare nifashisha. Imibare aba ariyo nifashisha mu byo ngiye kukwereka, mu byo ngiye kukwigisha uyu munsi. Noneho nababwiye ko cya mbere turaza guhera ku giteranyo cy'iyi mibare. Igiteranyo cy'iyi mibare ngubwo wenda ni wa mbere uteranyijeho wa kabiri, wateranyijeho wa gatatu, wa kane, wa gatanu, gutyo ukagenda uyiteranyaho. Noneho ukamenya ngo mbese witeranyije igiteranyo kingana gutya. Ubwo rero uko ubigenza, uraza ugakanda aho wifuza ko iki giteranyo kiza kujya. Wenda kamuvuge ko iki giteranyo nifuza ko kiza kujya muri aka box kari hano, ushaka wanashyira ahangaha bitewe no kubyifuza. Wenda kamuvuge ko wenda nshaka ko kiza, wenda kanze tuze kubikora neza. Igiteranyo kanze cyandika igiteranyo, noneho aka box gakurikiyeho akangaka aba ariko biza kuba biringaniye, kize kuba ari igiteranyo. Noneho icyo dukurikizaho uraza ubwo nyine uraza ugakanda hano kuri kano ka box wifuza ko igiteranyo kizamo. Noneho kuri nuza kuri keyboard yawe cyangwa se hari ahaba amatushe kuri laptop yawe cyangwa se kuri desktop cyangwa se kuri computer yawe uri gukoresha, ureba ahari ikimenyetso cya bitwaye cyangwa se equal sign cyangwa symbol wenda. Noneho ukaza ukakanda. Noneho iyo uhakanze gutya, hano muri Excel tugira ibintu bita formulas. Noneho izo formulas nizo wifashisha. Noneho formula y'igiteranyo, igiteranyo nibyo bita sum. Noneho ubwo iyo uza kwandika hano, uza kwaza hano sum ngo ni noneho icyo giteranyo ibyo urabona hano bari kugira ngo adds all the numbers in a range of cells. Ko uza ugaklika hano kuri sum gutya, sibyo? Aho noneho iyo umaze kugera ahangaha uba witonze. Ikindi kintu ukora usibye guhita uza ukazana none ukajya hano hejuru uhereye kuri uno mubare wa mbere, noneho ugakanda. Ubona ko ari turiya tuntu turi kugenda tuzenguruka. Noneho ugakanda ugakomeza ukanze urekure. Noneho ukamanura gutyo, umanura aka ugeze aho wifuza ko mbese umaze kucollectinga cyangwa umaze guselectiona data zose wifuza ko ziza guteranywa kugira ngo uhereze cya giteranyo cy'imibare yose. Urabona ko wifuza ko duteranya kugeza hano kuri 14. Noneho ukarekura ugeze ahangaha ukarekura. Noneho iyo urekuye, icyo ukora kuri ntuza kuri keyboard yawe uragenda ugakanda iriya tushe cyangwa se iriya yitwa enter.
nyine ukanda enter, urabona ko igiteranyo 105. Wenda waza kubikora ku ruhande ukoresheje calculatrice cyangwa se ukoresheje wenda ukanabiteranya mu mutwe, uraza kubona ko iki ngiki ari cyo giteranya. Ndatekereza mwabibonye. Noneho igikurikiyeho ni average se cyangwa mean. Wenda average mbigusobanuriye, manze wenda mbyandike. Average ni, dufate nk'urugero, wenda mu Gifaransa nibyo bakunda kwita ngo ni moyenne. Urabona wenda nko ku isoko ntabwo wamenya ngo abantu bose bazajya baza kungurira bazajya baraba bambara wenda size ingana gute, wenda ngo bafite mu nda hangana na 29 se cyangwa 32. Ubwo rero nk'umuntu udoda imyenda aragenda agakora icyo bita average. Imyenda abona byibuze itaba minini cyane se cyangwa itanaba mitoya, mbese iri aho ngaho hagati nyine muri range, uburyo yapfa gukwiramo umuntu se cyangwa yanakwiramo umuntu. Cyangwa se na nk'urundi rugero, nk'igihe wenda ushobora kuvuga ati wenda nko muri classe wenda y'abana nka 5, uwa mbere niba yagize amanota wenda nka 80, uwa kabiri akagira 55, uwa gatatu 20, gutyo uwa kane gutyo kugera wenda kwa 5, ukaza ukareba ukavuga ati muri rusange classe yanjye batsindishije kuri iki kigero. Wenda ugahita uvuga ati na ko 74%, gutyo nyine. Ese average muri make ni igiteranyo cy'imibare yose noneho ugabanyije imibare uko ingana. Uvuga ngo igiteranyo twamaze kukibona, iki ngiki ko kingana n'105. Noneho average ni gufata iki giteranyo ukakigabanya noneho n'umubare w'isi gatatu. Ariko ndatekereza ko icyaba cyiza ni uko nabanza kubigisha uburyo wabara imibare, kanza bari cyo mita nkurikizaho, noneho average turete tuyezaho nyuma tumaze kubona n'uburyo wakwiga cyangwa se wakora kubara imibare. Ahangaha niho nawe uvuze, ariko nta kibazo kanze tubigenza ubwo ubigenza rero. Kanze mbyandikire ahangaha. Noneho kubara imibare byo uko tubigenza nabyo nta kundi tubigenza bitari ukuza uraza ugahita uhitamo ushaka ko wenda ya mibare yawe uko ingana box biza kujyamo. Tuhisemo iyi ngiyi iri aha ngaha. Rero uraza ukanda iyo box ukayikandaho gutya, noneho ugahita ukanda cya kimenyetso cyabihwanye, noneho ugahita uza kuri za data zawe se cyangwa bya bintu wabaye cyangwa se ya mibare. Nanone nta nubwo buri gihe bizahora ari imibare, ushobora no kuba ari ibindi, akora nuko twifashisha imibare. Noneho formule yo kubara imibare yo bita count numbers. Ubwo ni count numbers, uraza ukabyandika gutya. Urabona ni ingi ya mbere aha ngaha gutya, kuyo ukandaho nyine ukayitaho gutya. Noneho warangiza ugahita uza hano kuri wa mubare wa mbere gutya ukahakanda, ariko nanone nturekure, ugahita umanuka mpaka ugeze aho wifuza kugarukiriza hano kuri 14 gutya. Noneho ugahita ukanda bya buto rinini bita enter, sibyo? Ukanda gutya. Urabona ko imibare yacu yose iri hano se cyangwa data zacu uko wenda binagaragara ngaha twavuye kuri 1 kugeza kuri 14. Urabona ko ibyo biri aha ngaha. Noneho average rero, average nkuko nabibasobanuriye izaba ari igiteranyo cy'imibare yose ugabanyije iyo mibare uko ingana nyine. Data dufite ni imibare 14, niyo ari igiteranyo cyawe kikaba kingana n'105. Rero ufashije 105 ukagabanya 14 wabona icyo bita average. Ariko wenda kugira uhita ubikorera rimwe ukoresheje Excel, cyo uko ubigenza rero uraza ugahitamo nanone ahandi uraza gushyira ya average yawe, noneho ugahita ukanda cya kimenyetso cyabihwanye, noneho ugakanda average
cyangwa se ugatayipinga average gutya, urabona ko ahangaha bahita bakwereka bigiye bitandukanye. Average ni ngiyi ya kabiri, ukaza ukayikirikaho gutya, noneho ukaza ugahita uza ahangaha ukahakirika nturekure, ukamanura wagera ahangaha kuri 14 ukarengera, noneho wageze ahangaha ugahita ukanda. Urabona ko average y'imibare yose 7.5. Wenda ufite calculatrice ushobora kubigerageza, ukaza ugafata 105 ukagabanya 14, waza kubona ko average ari 7.5.